bahabwa izina abagore bahishuwe, batojwe ikinyabupfura cya gisirikare cya Kristo, bagirwa abasoda bahishuwe, nyuma yo kwihana no gutana n'ibizira, yemwe bahindutse abakijijwe b'abarokore, basizwe amavuta yo kurama, maze bitwa abami n'abatambye, bahawe amahanga abo umwandu wabo, bitwa abamama b'amahanga, bangiwe kwitwara nk'abandi kuko ari abanaziri, bidatinze bahindurwa intumwa, bagirwa abatoza b'abandi, b'ambasaderi b'ubwiyunge. Hari izina muri ayo mazina, n'izina rya Yesu gusa, ni Kristo gusa, erega nibyo ni Kristo gusa. Yesu nashimwe cyane bavandimwe abo dusangiye iryo zina riri muri aya mazina. Haleluya. Ndabasuhuje mwese, ndabifuriza amahoro abonerwa muri iryo zina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, yavukiye i Betelehemu mu gihugu cya Yudeya, mu gihugu cy'Ubuyuda, aho ba Dawidi bakomoka. Hanyuma akurira i Nazareti, byari byarahanuwe na Mika ko azitwa umunyanazareti. Uwo niwe mwami w'abami, niwe mbabwira, ni Kristo Yesu. Kristo Yesu, mama we amujyanye mu ihekaru, mama we na papa we wamureraga, Imana yari yaramuhaye, yamuhaye Simeoni mutambyi wari uhari icyo gihe, umusaza yari yarasenze ngo ategereje kuzabona agakiza, ategereje kuzabona uwo Mesiya, uwo mwana uzavuka, we yari yarahishuriwe ko azavuka, kandi icyo gihe azavuka Simeoni azaba ahari. Aramwakira rero, amufata mu biganza, nyina amumuhereje, aravuga ati, yewe wa mubyeyi we, uyu ashyiriweho kugira ngo abenshi mu Bisirayeli bagwe n'abandi babyuke. Ikindi kandi kizamuranga, azaba ari ikimenyetso kigirwa impaka. Nuko sinzi niba Mariya yarumvise ibintu Simeoni yamubwiye, niko ko byagenze, na n'ubu niko bikigenda, ni nako bizagenda. Yesu Kristo w'i Nazareti, ikimenyetso kigirwa impaka, n'abamwizeye bose bagomba guteza impaka. Afite n'irindi zina rikomeye cyane ngo ni ibuye risitaza, ibuye abantu basitaraho. Uwo nguwo umuntu baza aho yavukiye ko ari i Nazareti. Nazareti ni segiteri cyangwa se ni serire, sinzi ukuntu imeze, ntabwo ifite n'amajyambere ahari na n'ubu. Simbizi ko nyuma ya 2014 yaba yarateye imbere, ariko wapi kabisa. Nazareti bari bamuzi ko ariho yavukiye. Dore ikisha abantu nuko bamenya ngo abantu uko bavutse, kuko bari bameze kera. Umuntu akagushakira kuri adresse wavuyeho kera, ntamenye impamvu wayivuyeho, ntamenye naho utuye, gusa agafatira kuri ya adresse ya ancien modèle. Ni ikibazo gikomereye abantu. Yesu rero bamushakiye muri ancien modèle. Ancien modèle ni ukuvuga ngo baramuzi, barasangiye, bazi ko yakundaga ubugari n'isosi. Ibyo nta kintu ariko Mana we wambabariye koko abantu bagahishurirwa koko, bakareka kuba abantu b'umubiri ikibiri, baramuzi ngo na bene se barabazi, ngo na bene nyina barabazi, ngo na bashiki bo barabazi, ngo na se yitwaga Yosefu, ngo yitwaga Mariya, ngo bari baturanye. Ngo sinzi n'ahantu bajyanaga mu bintu ababyeyi babaga babatumye, ngo bari kumwe mu kimina. Ariko Mana koko, aho rero abameze gutyo ntabwo bashobora guhishurirwa ko yari yarahanuwe uhereye mu itangiriro. Nta kundi twabigenza. Abagira ubuntu gahishurirwa, tuzamuke, twageze tuzamuke.
n'ubundi abaririmbyi bati dusangira ibishyimbo dusangira ndetse mwebwe murateka twebwe imbabura tuzimanitse ati ndetse umwambarana neza twebwe tukambara data ibitagezweho hatarekwe ibyacu ntabwo ari aho bicira ati igihe kiraje duhishurwe dukurweho igitwikirizo cyatumaga mutatumenya kigiye kutuvaho ngo iki yes ariko mwuka wera w'Imana iki ni igihe cyo kugira ngo bisobanure ariko bisobanure neza ubipange neza ubishyire ku murongo bamenye ko nubwo dusa nabo nubwo ndetse baturusha gusa neza nubwo ndetse baturusha kwambara neza nubwo ndetse baturusha no gupronosura ariko ibyacu ntago ari aho bicira ibyabo naho bicira ariko ibyacu ntago ari aho bicira ibya Yesu ntago ari aho byaciraga ngo kubi Nazareti bakajya ajya kuvoma kuri kano iyo mu kibaya cya Kaperinawumu ariko bahishwe ikintu gikomeye bahishwa ko uwo mwana yavutse ariko Imana yamuvuzeho bahishwa ko yavutse ari ijambo ko yagombaga kubyarwa ko yagombaga kuba umuntu Pirata akazabona uko amucira urubanza avuga ngo fils de l'homme akanabuha abaroma avuga ngo voici l'homme ngo iki wowe niki ushaka kubaza kuri uyu mugabo ikimenyetso kigirwa impaka isi yose n'ubu ngubu Vatikani ngo irimo irarwana n'uko iri zina rya sibangana ntacyo bitwaye ngo n'irya Muhammed rikagenda n'irya Buda rikagenda n'irya Krishna rikagenda n'irya Rutanga rw'amatiku rikagenda ntacyo bitwaye nacyo kimana cy'abahindi nacyo ariko uyu Yesu akamirwa ngo tugasigara twese dusenga Imana imwe Gendiriya kuma genda oshi ni iki ariko mwabaye iki koko Imana yabababariye kweli mu marembera y'ingoma rukaraba nkaba Uwiteka aracyabwira bati mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo dore none niwo munsi wo gukirizwamo mbese mwana w'umuntu ureba utehe nanjye byaranyobeye mwa ukuru bareba iyo bakubwiye wumva utehe ko wahawe ubwenge buruta ubw'izindi nyamaswa none si iyo utumva ntunabona umwami Yesu yakuntumyeho ngo nkwibutse iby'urukundo rwe Yesu uzi ko mubo yapfiriye ku musaraba burya bwose nawe wari urimo ngo ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho uve buzimunga ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho uve buzimunga muragira ngo umuntu ababwira iki banyarwandakazi koko barundikazi muragira ngo umuntu avuge gute avuge uruhe rurimi ababwira iki ko abana bo kurimbuka ntacyo umuntu ashobora kubabwira ni nka wa mwana ngo urwara ngo niyo bamukorera nido ngo aranga agapfa abana bo kurimbuka no ntabwo ari bo mvugana nabo ntabwo ari bo banzanye no abana bo kurimbuka bari muri 2023 ntabwo ari bo banzanye aha kuko nagombaga no kuruhuka okay ntabwo rero nza nkwanga n'abana bo kurimbuka no nzanye abari muri abo ariko bari ikimenyetso cyo gutaha kugira ngo bezwe kugira ngo bongere biyibutse kuko isi iragenda imiragura ngo imiragusha irakubita hasi irahangara n'ibihanganje ntabwo ibitinya
System igezweho ikoranabuhanga n'amajyambere cyane ayanga yamwifuza mwishimiye cyane ni harimo kugarika ingogo noneho babura uko babigenza bakishushanya bagafata Yesu aha bagafata n'ikindi kintu bagatengata n'ibinyoma bagatengata n'ubugambanyi n'ishyari bagatengata n'umujinya bagatengata na biriya byose bagatengata n'ubusambanyi n'ubindi byose bakabitengata ariko bakazana n'uyu witwa Yesu uwo rero kimenyetso kigirwa impaka disi byamuvuzweho umusaza Simewoni yarabihanuye yabivuze adatitira yaramukikiye mwihekaro bagiye kumukoraho imihango y'abana bavutse icyo gihe no kumukeba yavukiye munsi y'amategeko ntabwo igihe yavukaga byari Nouveau Testament no way Yesu yavukiye munsi y'amategeko iheka imirimo yarakorwaga batamaga n'ibitambo bari bacanye n'imiriro umutambyi mukuru yarana na Kayafa ngo iki yavutse biri muri Ancien Testament byumve neza irangira ari uko we ahindutse igitambo kizima umwenda ugasaduka ibintu bikadurumbana inuma zigasoka n'amahene agahebeba avuga ati shwe nago mutwica ni mutubaga hari umaze gupfa uwo niwo ngo abantu bakinisha ngo nabo baramukorera ngo nabo baramuzi bakavuga imirongo myinshi cyane no azanye ivangura aje kuvangura nibyo yahageze niyo mpamvu abantu batangiye gusaba yangu abantu barimo gusaba yangu n'abanyarwanda barimo gusaba yangu abanyarwanda barimo n'abanyarwandakazi abanyamadini barimo gusaba yangu abanyamadini ntabwo bashobora kuvuga ngo nibasengera igihugu ntibishoboka ntabwo bashobora kurihingutsa ngo igihugu ni amahoro ni umuterero ni umutekano bishimira ko vila yafashwe ariko bakabyishimira entre ngo iki yes ariko this abanyarwanda ntabwo basengera igihugu cyabo ukajya kumva Australia ukajya kumva Bangladesh Pakistan ngo barimo baravuga ngo haleluya bambaye ibishura n'ibishurakazi reka mbabwire mwebwe abanyarwandakazi mwebwe Imana yaje basuri banje ntihazagira uzabeshya ngo Satani ravuye vraiment n'umugome ibintu yaduko no Mwami Yesu ndagushimira kuri muzima muri jye ndagushimira imirimo ikomeye itangaje wakoze nikomeje gukora mbaye nkuriye na avance n'ibyo ugiye kuzakora nguhaye amashimwe ya avance nguhaye avance amashimwe ibyo ugiye kuzakora we bitangaje nguki ndagushimira kimenyetso kigirwa impaka ibuye basitaraho nanjye nikomeze nanjye meze nkawe turasa ibisabirana duwawe uruwanjye twaranywanye amaraso umubiri byose nta muntu ushobora kutuvangura ngo bikunde niyo mpamvu nanjye banyanga mwami niyo mpamvu nanjye banyanga buri wese ngo abashaka utankunze cyane ari wowe umunkundishije aranyanga cyane Satani yamugiyemo nawe se suko nawe nuko ndagushimiye ko uri umwami mwiza ndagushimiye ko uri umwami w'amahoro koko amahoro yawe nkayumva cyane uko byamera kose ndagushimira mwami ko wasanze ndi wo kwizerwa ariko mana wabitekereje ugasanga ndi wo kwizerwa ugahitamo wowe ubwawe nta nama ya leta iteranye nta roni nta n'umwe ukugiye mu matwi ukavuga uti ukamitamo ko ndi wo kwizerwa ungabira umurimo wawe ungabira n'umurimo unakomeye ungabira n'umurimo wubashywe ungabira n'umurimo nawe ubwawe uhozaho amaso n'umutima ndagushimira ko nkomereje mu mugambi wawe aleluya ubukambwe tuburebe imbere gusa ntukebuke nawe utamera nk'abandi nkaguta ugasigara ingobyi ziri mu busa yo benshi bahetse ingobyi nta mwana urimo
niko bimeze. Ndagushimira agiye ku mwana akiri mu mugongo mwami ukambwira uti jisha komeza 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 ujishe nkajisha. Ndagushimiye mwami, ndagushimira abo wampaye turi kumwe banyumva cyane bankunze cyane bansengera cyane bumva bari part of bumva babirimo neza bumva bashaka icyubahiro cyawe. Nta kindi kintu turwanira uburi wese turi kumwe uzwanira ibindi icyaruta nuko bamwica. Oui. Buri wese uri muri iyi ministeri urwanira ibindi ureba ibindi uvuga kuzwa ibindi icyaruta nuko wamwica. Oh yes. Uko nuko yes. Aya ni amavuta y'ubuhanuzi yazamutse arimo arabya mwami Kristo Yesu kumugaragaro ku buryo bizanagaruka nkabisubiramo. Buri wese uri muri ministry washinze uri ureba ibindi icyaruta nuko niba ari umwana w'ubugingo mucyure. Alo ijuru riranyumva. Yesu Kristo ijuru ririmo kunyumva. Uwo turi kumwe muri uyu muhamagaro utabirimo neza niba ari umwana w'ubugingo mucyure. Niba ari umwana wo kurimbuka napfi arimbuke. Yes, iyi ni vitesse de non retour. Yes, ahangaha ni hejuru y'ahandi hejuru hejuru y'ahandi hejuru. Aha niho hejuru. Imyaka irashize indi iratashye. Ntabwo nshobora kwemera gusubira muri struggle gusubirira muri struggle. No. Obstacles zose ziravaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti washyizeho ikimenyetso cye. Yes. Bivuga ngo no mwami. Yes. Buri wese n'ukwiburana. Yes. Nsanzwe nzi kunyumva. Yes. Ibi ndimo ndabivuga ku mugaragaro kugira ngo nihagira n'ikiba bazamenye ko ari ijuru rigikoze nta ruhare mbifitemo. Jewe icyo nkora ni ugukomanda gusa. Aha amavuta double. Yes, akazamuka nkavuga ngo nshiyiteka buri wese tutari kumwe ijana kwijana muri uyu muhamagaro w'urupfu muri uyu muhamagaro w'amaraso. Uwo tutari kumwe ari umwana w'ubugingo. Haleluya amene mucyure. Umwana wo kurimbuka apfe. Abandi dukomeze. Ese yemwe abo mu biyaga bigari nimubona kwigicu gikubye ko mbona mutanura ngo mwugama y'amahindu imitaka yanyu ikomeye ite murashakira umututari murarwa n'intambara macuri amahoro nyayatangwa n'umwami w'amahoro oya ntabwo azanwa n'umuriro ariko burya amatwari mu rupfu niyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho uvibuze imuhunga ariko burya amatwari mu rupfu niyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho uvibuze imuhunga. Reka mbabwire nicyo gihe ngezemo ngeze mu gihe cyazamutse ni vitesse ni kuzamuka cyane. Ibyo nkwiye kwirinda ndimo ndabibwirwa kimwe ku kindi. Ibyo ntakwiye kwirinda nabyo ndimo ndabibwirwa kimwe ku kindi. Bivuga ngo c'est fini. Ku mugaragaro iyi ministeri y'abagore bahishuwe n'ububyutse ikaba igizwe n'abagore bahishuwe b'ububyutse, abagabo bahishuwe b'ububyutse, urubyiruko ruhishuwe rw'ububyutse. Niba hagati aho ngaho hari abafite imitima ibiri
abagomba abana b'ubugingo ntitubacyura uko byaba bimeze kose bajyane paradizo wasezeranije ko ugiye kumpa abantu bazi icyo bakora abo nibo nakiriye mu izina rya Yesu Kristo abana bo kurimbuka kandi kora isukura n'ubundi abo ngabo nabo kudukerereza murakoze kandi ndabizi ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe agapfa akazuka uwo nkorera uwo mpamya amanywa nijoro. Ibiyaga bigari mwe mwakamenya ubwenge mwahunga mwagaciye akenge mwahungira muri Yesu. Nyuma y'imvura haje akazuba, nyuma y'igicuku haje umucyo, nyuma y'isenyagurika ry'imbaraga z'abantu ndabona ububyutse bukwira isi. Barahagurutsa ab'Imana yashimye, abejeshejwe amaraso ya Yesu. Ndababona bakwiriye isi yose nk'umuzure, bajyanye ubutumwa bw'agakiza. Ngo ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva, waraburiwe ariko wanze kumva. Garukiraho vibuzimu kunga, ngo ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva, waraburiwe ariko wanze kumva. Garukiraho vibuzimu kunga. Bavandimwe muri Kristo Yesu, mwebwe mufite amatwi y'umwuka ndimo kuvugana namwe. Yesu ntabwo yigeze antuma kubaka amazu. Yesu ntabwo yigeze antuma gukora ubucuruzi. Yesu ntabwo yigeze antuma gukora politiki nubwo bamwe mu byibeshye. No. Politiki y'isi yaboze yagaraguritse banze umusaraba ku manywa ava. Apu ibyo bisakamburira se nibyo jewe nahamagarwa gukora. Ibya shitani jewe nabizemera se. No. Yesu yampamagariye imirimo presi kandi n'imizima irejejwe. Ngwiki uwa mbere ni wakubwiriza ubutumwa bwiza baremwe, kuko ni umutima w'umwami wanjye uri ku bugingo bw'abantu. Abafite imitima yabo iri mu masahani n'amasafuriya mwami batembereza handi bajyana handi bamve mu maso bamve mu zuba, kuko ibyo njejwe kandi ugomba kumbaza kandi ugomba gukora vuba kandi ugomba gukora muri iyi si kandi byegereje, kuko nabyo biransatiriye. Ntabwo nshobora kubifatanya n'abantu mvuga ubutumwa bwiza bakavuga amasafuriya n'amasahani n'uducupa twashizemo amazi n'utujerekani n'utudomoro. No. Ntabwo bikunda. Ndabyanze kandi ko wanyemereye gukuraho ngashyiraho. No. Uyu muhamagaro w'amaraso. Mwene data umwe niwe wambwiye ati umuntu ugomba gukora mu bubyutse ni umuntu wakorewe jenoside. Imana ikagukora jenoside bien, wowe ugakorerwa jenoside ubwo nukuvuga ngo warapfuye ukabona rescape. Wariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva, waraburiwe ariko wanze kumva. Garukiraho vibuzimu kunga, wariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Mugenzi we waraburiwe ariko ntiyumva, garukiraho vibuzimu kunga. Garukiraho mugenzi we, Imana iragukunda. Garukiraho vibuzimu kunga. Barabizi se ko Imana ibakunda? Yes. Ijuru
rirese ryagahora rireta niyo mpamvu abafinata n'abavuga ubusa n'abapigapiga abo ubugingo bacyure abadafite icyo bamaze ngo birirwa no nta kintu umwana wo kurimbuka yabakora ikizi uretse gutesha abantu umutwe no kubagerageza no ya nk'uko abana ndagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo mama we mbateye ubwoba kurusha intambara ibasatiriye mbateye ubwoba kurusha gushushungwa ku barimo kubera ibyaha mbateye ubwoba kurusha kudakizwa no kutihana no kudasaba imbabazi no kuzikiranura n'Imana na bagenzi banyu mbateye ubwoba nshike mbateye ubwoba kurusha amoko y'abazimagije ari yagiye kubarimbuza mbateye ubwoba kurusha imyuka y'uturere igiye gutuma mujya kuzimu mbateye ubwoba takahura mbatera ubwoba ibana bateraga ubwoba noneho umutima yanyu Imana ikayisakura ikayizunguza ikayicamo kabiri ikayisahura igashyiramo imitima y'inyama mukemera mukaba bazima ntimukanura amaso ku kivugo cyose abantu baratonekana ngo bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uravuga ijambo ngo bagatonekana bose aratonekana mukiga aratonekana muhuta aratonekana munyenduga aratonekana mututsi aratonekana mama shenge we ibyo bikomeye Yesu azabisyonyore mupfe cyangwa mwemera agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu mubohorwe mube bazima murwayi kuki mudashaka kuvuga ibyo murwayi gasabitswe n'uturere murabundikiye ubwo abanyagitarama ngo bazongera abategetse we ngo abakigana ngo bari kwasikiza sekete we ngo iki oya abahutu ngo bariteguye we ngo iki abatutsi nabo ngo ni bari we ngo iki we iyi Imana nkorera iyi ngo iki arifasha ari giye ngomba kubishyiraho ubwo surumva wanyura he wowe uyu muhungu wa Habyarimana mumubwire areke politike burundu niho azamera neza akazanisazira uyu muhungu ngo ushaka ngo kujya kubana na Kisegedi ubutumwa bumugereho wanda kaka ariko mukata mumubwire ngo wa mugore uvuga cyane mwavuze ngo arabanga wa mugore uvuga cyane wa muhungu we wumva ngo iso nibyo yakuraze niba nakutera mu nzozi ndagusabye rekurana n'ibintu byitwa politike rekurana kuko biragukenya amanywa va nyoko sinzi niba zabakiriwo amarira niyo yazamwica rekana na politike reba ibindi ukora simbizi niba warize economie scientifique jamais mumubwire uyu muhungu ari kane n'ibintu byitwa politike ni ibintu bisabika abantu ni igisabiko bibasabika ni imyuka ibagenda ishaka kubakenyura yamaze gupfusha abahungu babiri urashaka nawe kwa gupfusha ngo urimo ngo nawe ngo la politique eko man ariko umurwayi uyu muhungu wa Habyarimana mumubwira akakanu mugakateho mugende mukamubwira ngo hagarariraho nta bya Kisekedi nawe ntariho bazungu barashaka kumwica bagiye yego umuhungu wa Habyarimana mubimubuze mubwira atahe arebe ibidakora atahe igihe turimo turitegura igihe cyanuwe cyo kuba mu bishya
umwami Yesu Kristo buri wese ufite izina ry'ishuwe w'ububyutse yaba umugore yaba umugabo yaba umuhungu yaba umusore yaba inkumi buri wese ufite iryo zina udatunganye ubona atazatungana ubona nta n'icyo arimo gukora mu isi ariko akaba afite ubugingo buhoraho mu cyuri kandi niba ari umwana wo kurimbuka rimbura kuko n'ubundi ntabwo yazabona ubugingo ariko ibi bintu biranakomeye niba ushaka kubaho uri mu bindi iyambura izina ryo yishuwe w'ububyutse kuko amavuta ariho arotsa iyambura iryo zina avuga uti no iri zina ntabwo nshaka kuba uyishuwe w'ububyutse njye ntabwo nabishobora ndashaka gukomeza mu byaha ngiye gucuruza mu kabagari igendere ariko niba ushaka guhamana iri zina ry'uhishuwe w'ubuzutse Yesu Kristo w'i Nazareti ndagusaba ko niba ushaka ukomeza iryo zina kugira ngo izina ribe umuntu kugira ngo izina ribe iryo bikorwa tandukana n'ibidatunganye tandukana n'ibidatunganye urabizi nawe tandukana n'ibidatunganye nibyo Yesu baravuze ngo baramuzi nyange muranzi of course yes muranzi ikibazo mufite ni nk'icyo mwagiriye kuri Yesu bene wanyu bariya b'abayuda bene wanyu mw'abanyarwanda mwebwe ni nk'icyo bagiriye kuri Yesu ngo baramuzi so mumuzi kuri ancienne adresse mumuzi kuri ancienne adresse esaho umunyana nabibwira uwondi wahari ancienne adresse ancienne adresse wayishakiraho umuntu bakakubwira ngo yari atuye aha ngo muri za 1980 ngo iki turi muri 2025 ngo guki ancienne adresse ya Yesu bamushakiye Nazari cyane mu rutoki mu bintu by'ibiharabuye niyo bamushakiraga ngo baramuzi ngo arira ku isiniya hanyuma uramuzi ajya no mu ihekari afite 12 uramuzi asobanura ibyamuzanye uramuzi ajya Getsimani wowe wamupagani wowe uzi Yesu ajya Getsimani wowe uramuzi abiri byo by'amaraso wigeze umenya kugeza anasenga ngo abiri byo by'amaraso uramuzi wowe uramuzi yaraje kugupfira wowe uramuzi abanyamadini bambaye ibishura barimo kumuhekenya amenyo wigeze umumenya wowe uramuzi abaroma barimo kuvuga bati bene wanyu barakuzanye ako wakoze iki uri umujenosideri uri mikrimineri uri masase guki Pirate aravuga ngo ab'ubwoko bwawe nibo bakunzaniye urumva twebwe abaroma turera urumva ubwoko bwawe bwakuzanye nese ari kuzanwa n'abandi yari gusherwa n'abandi abari bamuzi nyine bazi se na nyina baravuga ati ntabwo yaba mesiya yaba mesiya atese mesiya utagira epfo na ruguru mesiya icyo cyo ni blaspheme andika greffier blaspheme avuze ngo ni mesiya blaspheme ngo ni umwana w'Imana atagira inzara zo kwijima blaspheme kandi turamuzi niko ka Yosefu blaspheme nyina yamutahanye mu nzu blaspheme yavuze ngo yasenya urusengero blaspheme yavuze ngo kandi ngo yavuye mu ijuru blaspheme ntagira akazi kandi ntagira naho arara blaspheme na reference blaspheme reference wayikura reference y'ijuru we wayibona wowe Imana imuhamiriza ko ari umwana wayikundi kamwishimira byumviswe n'abana b'ubugingo abandi barahebeba birirwa bahebeba n'ubu barahebeba yes none na Yohana bazakari uwo umwami wagiye ahamirije ko mu babyawe n'umugore nta numwe bameze umunyururu waramuriye yo ngo guki mwebwe murimo murabyira n'umuziki ntawo umunyururu waramuriye turi mugende mu mubaze niba ari wowe wamubateje ati dore ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi bya Yesu birabahemuje mwanzu busaraba
umuntu arababwira Yesu Kristo abwaye ni wa wundi usakuza vraiment mpereza icyo cyayi haranakonje cyane mpereza iyo sharpe amvugira mu matwi cyane ariko uko gusakuza kukagira n'ubundi bihesha agakiza yakavuga ati iyo usakuza cyane abazimu baragenda haleluya Yesu Kristo ni kibazo yigirwa makoze umuryango bigende bite nkonguki kweri mu bamuzi umuntu kweri niko bwibwira guki Pilato byaramuyobeye hawe tuwavuye tuwavuye uruwaye guki ubundi ati akabaza b'abayuda barimo kuvuga ngo nabambwe ati ise nini ni Yosefu arabaza nta nubwo akiriho yitabye Imana nyina ari bati nguriya yikoreye umwe yitwikirije umwenda nyirakurusi bati simbiza n'umukecuru aracuruza intuzi Betelehemu papa Pilato ati sobanura barimo barakurega bene wacu yes bakuzanye wakoze iki Yesu ngo arabihorera sometimes ari ibintu tugomba kwihorera n'abantu tugomba kwihorera ubu Yesu bari bamuzi kweri bari bamuzi Yesu Kristo wazuye Lazaro maze kane mumva abantu se bamenya ko ibyo baranabyibuka iyo buzuwemo n'abadayimoni bagupinga iyo buzuwemo n'abadayimoni babarimbuza ntago bibuka imirimo y'Imana yabakoreye mu maso yabo yes nguki bibagiwe umugore wavaga imugongo yaka ntago bashobora kumwibuka kuko igihe kiba cyageze cyo kugira ngo baseburura yes bigeze bamumenya uwikoreye umusaraba bigeze bamumenya uzamukana bigeze bamenya uriya wabambwe bakimwambika ubusa bakimumanika izuba rirahunga ukwezi kurahunga ibitare birasatagurika inyoni zabuze umwijima nawe uti no tugomba gutwikira ubwambure bw'umuremyi igihe yavugaga ngo nihabeho umucyo n'umwijima niba baturemye umwijima uti turamutwikira mpaka ntabwo twe tureba ubwambure umwana w'umuntu atunura amaso areba ubwambure bw'umuremyi we wow muzapfa nabi nimutizere wababambiwe muzapfa nabi mwebwe bamushaka ngo ko tumwara bamushaka ngo ko tumwara ngo abantu batumwara muzuye abazimu muzuye imandwa muri abagome mugomba gupfa mukava muri iyi si twari abapagani bategereje ubuntu mwebwe
Mama ushaka ko umuntu amwara, mama ushaka ko ibintu bipfa, mama ushaka ko bashaka ko umuntu yiba, ngo bashaka ngo ibimenyetso, ngo bashaka ko umuntu asambana, ngo bashaka ko bipfa, ngo bashaka ko bipfa nibi ko ari umurimo w'Imana. Mwabagome mwabonye ubwambure bw'umuremyi. Murumva muzabaho mwebwe. Yes. Yeah. Inyoni zitishwe. Kada. Ibitare birasatagurika. Ayayayayaya, biti shano riraguye. Nta nyamaswa yari ihari. No, izuba ririjima, rirahunga. Ririyobekize. Ukwezi bwa. Ngo iki? Umuntu arakomeza arareba. Ngo Kristo Yesu. Yego ye. Yego. Nuko. Tubabarire data. Ya. Tubabarire. Ntago bazi ibyo bakora. Ntago bazi ibyo barimo. Mwabi Yesu ujye wara ngo bababarire. Ariko hari abagomba kuva mu nzira. No. Hari abagomba kuva mu nzira. Abakeresheje imbabazi bose. No. Ati eri sabakitani bate ne mwumva ubwo barimo barahengereza ukwezi kwagiye ne mwumva arimo arahamagara eri yangwa mukize niba warikishije se wakikwiye kumusaraba tukakwemera vraiment turahita tukwemera vraiment nguki nguki utwo ni uduce ari kubundi muba mwadukanye yakijije abandi none ntago yikijije ugase koko ntago twababwiye ko yabeshyaga ngo ni Mesiya nibyo avuze ngo birarangiye wari urihe wowe wari urihe ubutaka nabwo bwabaye nabi ubutaka aho bamushyinguye mu butaka butwishwe da reka ibintu bitubayeho n'ubwa mbere twakira umuntu ubundi bahora bahamba none ashwe amasaha 72 urahita uvamo reka twongere dusubirane ubusugire none ngo uramuzi wowe Kristo Yesu azuka uramuzi wazutse wowe uramuzi wamukubaza wavuga ngo uramuzi basa ni Yesu urumva rero Matayo yaranditse arabanga mugende neza ruka nawe yungamo nuko byakozwe n'intumwa n'umuranga w'110 kuburanga ku gice cya 3 ibyo se nibikina ni bihe bipfuye gusa kuko amagambo mabi y'ishyari azabica n'igihugu Imana yabateguriye kirajyamo mbarwa bamwe imva zabo ziri mu mahanga. Oh yes kubera gusuzugura kubera kudaha agaciro iby'Imana iha agaciro murasigara mu mahanga. Yes aho niho muzamenya ko gutoranya kw'Imana gutandukanye no gutorana kw'abantu. Uko Imana ireba siko mureba, uko Imana yumva siko mwumva, uko Imana ikora siko ntabwo mushobora kubikora ko. Yes yashyizeho ngo mbe ikimenyetso kigirwa impaka, mbe ikimenyetso kirwa kibazengereza kibasekura kibazengereza. Oh yes munyibazeho muhere mu gitoro mugeze nijoro imitwe ishyuye mu buri gisubizo. Yes nge nazo tukavuga ngo très bien bibe gutyo mukizwe cyangwa muve muri isi. Abapagani mutegereje Imana mubeho rata, abapagani mutegereje ubuntu mubeho mutegereze ubuntu, ariko barimo gukerenza basogongeye yatatawe barimo kuvuga ngo Yesu ngo ari Nazareti ngo sinzibwa ibintu yavuze ya barimo kuvuga ngo urebye ngo bako ino ba mbere gice cya 8 ngo 30 ngo aravuga ngo benabo mwami Yesu no ubu jye nahere mvuga ari umuntu wemeye ko Yesu ari umukiza we ni wo ngo Yesu yantumye
yes uri bukizwe akakira Yesu Kristo kandi unsakuriza funga amatwi shyiramo amapamba shyiramo na usukamo na alukoro iyode oh no bitangiye n'umwuka wera ashyizemo vitesse yes kubera ndimo kwitegura gutaha niki se ndimo kwitegura gutaha ariko njye ntago meze nk'abantu ko barimo kubyitegura no ya ndimo kwitegura kujya muri gakondo hari ibyo ngomba gukora muri gakondo hari ibyo gukora ahangaha ndaje mbibabwire bigomba gukorwa hanyuma byamara gukorwa nkajya muri gakondo ubwo baravuze kandi nawe twumve ibintu agiye kutubeshya yashya ibyano byose bigize gute mwese mutegereje titre yuko RPA Rwanda Patriotic Army ariyo RPF Rwanda Patriotic Front yego cyangwa RPA cyangwa RPPR cyangwa RPG byo mushaka bigire gute yes uko batangiye FPR ko yatangiye gukora ikiri mu mahanga za 87 hari ibinyamakuru byitwa impuruza harabone nakibonye ariko sinakitaho za 88 ibintu nk'ibyo ngibyo yes kuko bari biyemeje gutera igihugu niko bigenda bohereje abatazi mu gihugu hose ngo guki nkari umuntu uvuganye nawe mu gihugu hose bohereje abatazi mu nzego zose bamwe baraza barongora abo bashakaga gukuramo amakuru mvuganye nawe waza mu mutesi cyangwa cyarimo kuvuga none we munsi ko yaje avuga cyanera ndamaze nawe ufite ibyo uvuga nawe mwitabi bajya muri etamajoro bajya mu basirikare bajya mu basivili bajya muri za ministeri bajya mu bantu bajya mu ngo baba baboyi baba bayayi mvuganye nawe ngo iki baba banyonzi babatwara utugare baba taximani bacunga ingorofani ngo iki yes niko byagenze kugira ngo bizaborohere none harimo n'ibyitso bigomba kubafasha none wowe wabikoze utyo we FPR niwe mbaza ndakubaza sinzi niba ushobora no kuvuga kuko noneho sinzi byawe uragira ngo abo bayifudere ruvuga nawo bazungu igihugu bese mugitegeka murimo muragitegekana muri babiri vuganye nawe se nibura sura byumva bibwire wa wundi nawe bibwire wa wundi mugire mutese ibyo Imana yabasabye gukora mwarabyanze murashaka rutanga rw'amaboko na cya kimana cy'abahindi bakizanye bazanye kiri muri convention center igiye kubibyondo yego sinzi hano bindiye sinzi hano bindiye nguki baruzuye cyaba data we bazungu barareba n'ibyo murya nta mwaraye mwebwe niyo mpamvu bagiye kubasiba abazungu babarwaye inzika ngo iki inoneze reka da ntabwo niba babwire ngo ni muhunge narababwiye ngo ni muhunge birarangira ibyo guhunga niba udashaka guhunga uzabireke hamaho uhangane FDR iraho ibi ndabikubwira ntabwo umuntu yambwiye ati se kurimo kubabwira ukabateza ubagiye gupfa n'ubundi bicaga abantu babahoye ubusa n'ubundi bafataga abasore bagiye noneho ngo basigaye bagenda mu mashuri ngo kubakuraho kugira ngo bajye Kongo ngo kurwana amaraso y'ibitambo y'ibikenya amaraso y'abasore mana yanjye n'ubundi bayoraga abasore bakabica bakabakuramo ngo inzara abandi ngo bakabaca ibitsina n'ubundi ngo simbizi bagaga bakabakuramo yemwe data we no reka da FDR irimo ndana aho ngaho noneho ngaho doraho nicaye n'abazungu da
muzica nde ubu se igihe mwahereye mwica ko mutari mwica abaje kubatata ntabwo mwari mwica nk'uko namwe mwabigenje akeba none ko ugomba kujya wamugarura Imana ntabwo inagurizwa izuru icyo biba nicyo usarura mwabibye amayeri yes mugomba gusarura amayeri plus kubera ko noneho n'ikoranabuhanga Matayo nawe yaranditse 24:37 kugeza 39 ati ko iminsi ya Nowa yariri niko no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi ba FPR babanjirije iminsi babanjije kugira ngo batere disi bararyaga twararyaga twaranywaga bararongoraga batwarashengiraga bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge FPR yarinjiye mu gihugu ntabwo twarabutswe niko bigiye kubagendekera muraterwa impande zose ibi ndabivuga atari kugira ngo mbishimeho cyangwa mbashinyagurire uzi impamvu se mfite ingingo indengera uti niyihe nuko nabahaye umuti mukanga kunywa yes mfite ingingo indengera imbere y'iriya leta ya FPR mfite ingingo indengera kuva 9 mbabwira kugeza no mfite ingingo indengera no kuvuga rero ngo mvuze ngo aha iba mwarabihinyuye mbabarire mwarabihinyuye mwahinyuye amagambo y'ubuhanuzi mwahinyuye ubuhanuzi mwebwe ariko dore igisubizo muhabwa murahabwa igisubizo cya Mikaya yasubize wa wundi iteka babirasi niko ibyo vuze urabona bizasohora bite niko harya ukoraye niko uravuze ngo Yehoshafati nahabo ngo bazamira bate niko naho niko hanyuma se wareretswe nuko Mikaya ariko mana yanjye abanuze barabwira koko Mikaya ngo aramubwira ati ntabwo bisobanukiwe neza ariko nabami ba mbere disi we 22 umurongo wa 25 Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha ibi navuze mu bihindura nayo musazi mugiye kubimenya muri mwabuzaho muhungira igihugu cy'ababanye gitoya nizo nzu zirimo gusenyuka amabomba arimo kuzisenya cyane kubera ziriho amarira y'imfubyi n'abapfakazi ziriho abo mwazihuguje babivunikiye none mubirimo mwibwira ko muzabiheza ariko ibi bintu aya magambo muyakate muyamera abantu bari mu bintu by'abandi ubwo mwumvaga muzabibamo kugeza rya nta mwana wanyu uzabikozaho umutwe w'intoki nta mwuzukuruza mubereye wikiza mubereye wikiza nk'umuntu udateganiriza abana be ni ikibwa ni urugwari ruri aho rurya rukaryama rugatikura hanyuma rukanywa rukaryama nuko rukasambana rukaroga rukiba ni urugwari nuko ngo rukabyara kuko ntabwo rumenye igihe rwatereye inda rukabyara ngo abana ngo rukabajyana ngo mu ishuri ariko rurimo kwica abantu nyabo ngo rukongera ngo barihira na university rurimo guhuguza abantu nyabo nuko aba bana se ngo ni ibiki se babangaba bose turimo kubona nubundi mwaruhiye ubusa mwebwe mwabicanye mwe ntabwo abana banyu bashobora kubirya gihugu turaje Imana icyoze igihindure paradiso icyoze gikuremo umwanda w'ibintu n'abantu FDR irataha nyine nka ya ndirimbo niba ari nyakwigendera bikindi waririmbye bageze Kongo bikoreye amaboko ngo bumva ngo barasubira kuko ni benshi ngo abandi ngo ni bakeya ngo 2% ngo bahimba indirimbo ngo yitwa ngo rwigera urumbi ngo this ayiwe
ngo rwigera urume babwira ngo abatutsi ngo nibarwigeresha nta kibazo ariko ngo barahita barubaha FDL nayo irataha ni kimwe nka rwigera urume nibwira abatutsi ngo murajyana ibikundanye birajyana murajyana Imana yeze igihugu bye ikejesha ingabo z'amahanga na nabi mwarabwiwe aho kugira ngo mukizwe ariko koko mwigeze mubona ahantu umutegetsi avuga ngo ishyaka riri ku butegetsi ngo nuhoraho ngo nibabaramye abanyamadini ngo cye mwigeze mubona aho perezida avuga ngo ari we dayeri ngo niyo mana ngo iyo mana ngo nayo ngo nta nicyo ngo ivuze ngo umenya ngo nayo ngo yarabihaze ngo ikajya hehe simbizi bayifashe n'ikintu kiraho abanyamadini ngo bazi kuvuga guzwa hirya no hino gusa haleluya umurongo w'ijana ko ntabwo bashobora guhagarara ngo beme bati no twebwe dufite umwami Yesu Kristo dufite ibishoboka ngo baba banyuranije n'imibereho ya leta ariko utanga rw'amaboko ati n'ubundi amadini narayavuze agomba kuvaho sont des escrocs ntabwo n'umwe uvuga ati ntabwo turi ba escrocs kubera ko dufite Imana no ati genda imandwa nkuru Imana ni imandwa nkuru twese turi imandwa nkuru cyakora koko muri imandwa zigenda yes FDL iri aho ngaho aho muri icyo gihugu ntabwo muzi igihe yinjiriye ntabwo muzi abandi igihe barimo kwinjira ntabwo muzi mugiye mwebwe murajya Kongo abandi binjira yes byamayeri mwakoresheje bo barayakoresha inshuro nyinshi cyane kubera ikoranabuhanga kandi kubera ko abazungu babakuyeho amaboko termine nabo ntabwo bazi ko bari bubigenze abantu bose bakize ibyiringiro muri Trump ntabwo nzi ko biri bugende urigira umwana w'umuntu wese aravumwa ababishyize muri Kisekedi urigira umwana w'umuntu aravumwa ababishyize bari ngo mu Barundi urigira umwana w'umuntu aravumwa bye bye never bye bye Kisekedi bye bye Simbizi bye 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 nguke bye bye uriya isosi bye 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 uriya we bagomba no kumwica cyane kuko kontra zararangiye mumbabarire we sizi ibintu ngiye kuvuga ko mu Rwanda bagomba kumwica cyane kuko kontra zararangiye byo bari baravuga muramenye ntagire umpimbira ibindi ngo nguki yeah kigiye turimo nitandukaniro uwera komezere nwandu yakomeze abatasi bari mu Rwanda barya kungana n'abaturage nkubwiye ngo iki mwamubwirwa n'iki nawe n'umwe n'igihugu my friend yego nawe n'umwe n'igihugu ntabwo uzi uko bigenda niyo mwagira gute niyo mwavuga ngo muraneka cyane ngo muhereye ngo mu masibo ngo se mwebwe se ariko mwebwe se munekwa nande yaragira ngo mbibamenyeshe agira ngo mbibamenyeshe kuko mwagenje namwe ko mugomba kugenzwa plus yes mwarabibye hashize imyaka 31 reka musaruri yeah ni ukuri sinzi niba ubu ngubu ku munota wa nyuma hari cyo mushobora kuba mwavuga ntacyo mwatangiye bwica mukomeza kwica n'umurimo murica ako namwe bagiye kubica mumbabare mumbwira icyo mwungutse iki abacuruzi mwungutse iki abasirikare mwungutse iki abasivili mwungutse iki
abanyepolitike mwungutse iki nta shyaka na rimwe iribaho iririho ubu ryaba riri mu gihugu ryaba riri hanze umva niyo ryaba rivuga rikanavugishwa niyo ryaba riseka amasara agaseseka nta shyaka na rimwe rigomba kugira icyo rimarira abenegihugu abaturarwanda ntaryo uririmo ariko nta kintu na kimwe rizakumarira nta sisiteme ya politiki yahozeho ahubwo igomba gupfa yes ibi mbizi neza nta bisigizi bya politiki za repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu no edayeri turi mu bishya twebwe turi mu bishya bya Kristo turi mu mateka mashya urubyiruko rungana na Batraore rungana na ba Keita rungana muri cye ariko ubundi mwagiye kandi mwe muvuga ngo kamambaye urubyiruko muri cye cyangwa muvuge muti no noneho mumbaze muti dukora iki maze mbere cyuko zambarwa maze mwoga inyanja babareba yes kuko nimwe mwemera guhara amagara kandi nimwe mwemera guhara amagara kandi nimwe goma mugikeneye kubaho abakuze bose ngo izo mpere de l'amour namwe mujye mubinyumvira ariko nyabu vuganye namwe l'ancien modèle c'est fini là la politique ancienne est périmée et qu'est-ce qui se passe turi mu bishya Kristo Yesu yatanze umurongo wa politike nshya ndawufite ndawugendana niwe ugomba kuyobora igihugu gishya yes niki nawe wahawe wenda koza amasahane cyangwa kugenda ucukura imigende none ntabwo rero bikunda ni kimwe nk'iyo haburaho ngo nta kintu kigomba kuburaho yes nta kintu cya kera kigomba kwivangamo na kimwe nta kintu ngaho aho turi kuko Imana inyongereye imyaka yo kubaho yes kubera ko ndi mu kazi tugiye kureba wavuze ukuri ku Rwanda tugiye kureba wavuze ukuri ku Burundi tugiye kureba wavuze ukuri kuri Est ya Congo yes tugiye kubireba neza tugiye kureba ufite politike nshya muri Kristo Yesu nta kantu ka kera kavanzemo kuko ni nko guta igitotsi mu mata yes niyo mpamvu FDLR 0 point FPR 0 point MND 0 point ayandi mashyaka ndayibagiwe 0 point nawe ugenda uvuga ishyaka 0 ya uko niko kuri ya abanyepolitike muvugururwe nta wundi ushaka kuvugurura uretse Kristo Yesu kumwemera akakubaga mwanga kubagwa qu'est-ce que vous allez devenir vraiment kubagwa ça fait mal agomba anesthésie yaba akakubwira bati si jamais tu meurs on appelle la famille kubagwa yes none ukavuga ati yes abanyepolitike banashaka kubabaga operation shiririje ariko ntabwo bashaka kubyemera eka birababaza reka eka sha kubaga kamere bakayibaga ça fait mal très ugahinduka urw'amenyo kandi ubundi wari smart reka sha ndabarahiye do Kristo umwana uko ari ku ngoma aba Kristo ku ngoma ndabarahiye aya mashyaka yose yisimbiza n'abandi barara bareba bavuga bagira gute bagambanirana bagira nta numwe Imana ishobora no guhaga akantu kangana urwara kuri kiriya gihugu ntibishoboka ugifite ibya kera ibya kera twarabihambye turabitwika Yesu we le 2 novembre 2025 turi mu bishya kandi ibishya birimo birafatika ibishya birimo birahumura neza ni ibishya koko nta mwanda urimo no
niyo mpamvu umwana ndimo urahita unukira iyo mwumvise n'ubu simbizi ibintu birimo kunuka ndashimira imana kuko imirimo irimo gukora none se mana bukoko niki nagushinja niki nakuvebaho iki se urakora ibirenze kuko uri imana nyine ibyaga bigari ipfinitermine kwisha amaneno nta nubwo ushobora gusubiza y'intambara ntabwo izahagarara noneho nta numwe nyirayo nta numwe ngo uzayitsinda nta numwe ngo wayishoje nta numwe ngo uyifite nta M23 buriya barababeshya nta RDF barababeshya nta IBDPR nta Ifatanije nta Gumino nta Gumayo nta Rekada nta numwe uzitirirwa intambara send the FDD bye FPR bye kuko mwanze kumva n'ibihugu mwaranze mwanze kumvira imana mwaranze mwarabwiwe abanyarwanda barabwiwe barundi barabwiwe abanyakongo barabwiwe yes reka da murakomeza mugereka kuvuga ngo ngo Kagame arakomeye mana yanjye ari hese kwa DF iri hese uwabe kubaza wabazana waberekana ubu mufite ijambo koko mufite ijambo abazungu babasezeye ya none se mwarabakoreye none se niko shitani ahemba shitani nuko ahemba Yesu ni uhemba neza ntabwo yambura ako shitani mama bwa kuki shitani agiye kubahemba abana banyu nibagira n'Imana bakabaho bazaba basabiriza kubera umuvumo mwabateye kumuntu arababwira iby'ubugingo ntabwo babishaka ntabwo mushaka ubugingo buhoraho ngo murashaka ngo guhama mwisi use mushigaje imyaka ingahe none ushira mu bwenge tekereza neza nushaka kubari nta kibazo ushigaje imyaka ingahe yatuma uhemuka ngo barabyaye disi ngo iki ngo mwarabyaye mwebwe mwarabyaye mwabyaye abana barebare b'imibiri yombi ibintu zaba bisage bo kugira gute bo kuzava nguriya mwana n'uwande abye ngo wa Kagame gwe ntago mbizi niba bazaba bariho ntago mbizi ntabyo mvuze ngo iki gusuzugura Yesu Kristo kwanyu buri wese usuzugura Yesu Kristo yaramwumvise buri wese uvuga ngo afite idini ye ngo yamusabitse buri munyepolitike wese yava akagera buri wese hari umukozi w'Imana wambwiye ati wa mubyeyi we ati utaka amatwi mwumva iki kintu kirakomeye nakomeje kugitekerezaho nkitekerezaho ati reka nkubwire ati umukristo nyakuri wageze ku musaraba kabisa wemereye Imana ikamukoramo umurimo yaba umunyepolitike mwiza agakora mu mpinduka agakora mu bishya atariko reka nkubwire ikintu gikomeye nta munyepolitike n'umwe yasabitse nta munyepolitike n'umwe wayinjiyemo n'abakayinjiramo noneho bakanywana waba umukristo muzima ndavuga yewe ndavuga ni Yesu arahindura kongera akabihindura ati reka nkubwire wa mubyeyi we
biraruhije kugira ngo bene uwo azaba umukristo muzima. Basi yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababo, kuki wanyibagiwe vuba? Naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize, Rwanda we, ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Ubu noneho amahanga yabanze cyane. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari, ayiwe ayiwe, Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana, Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Zabibu rwanjye wese wakennye iki kukiwerindi, yewe Burundi we, ko nagufumbiye uko bikwiriye nkakuvomerera ngutaguma, ko nagukunze nkakwiyegereza ni kucya bawe bangana bapfamo, Kongo we shoyo kwera nyamaruha kandi imbaraga zako, yewe Kongo we dorufite ishusho kwera nyamaruha kandi imbaraga zako. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari, ayiwe ayiwe, Rwanda Burundi nawe mugiye kuburana. Baraburana se amahugusa ubu kuko bafite ingingo ibarengera. Ubu hari umuntu ushaka kuvuga ngo Imana irarenganya ngo irabarenganije? Hari umuntu ushaka kubivuga ubu? Gusa ni hariya ni Sud na Nord Kivu, Goma igihe ikirunga kibarukira ni twari tumaze igihe turimo kuvuga, bose basapye imikandara igera hano hejuru, ariko amakuru yarabarengeye. Ngo iki? Nta na rimwe Imana ikora ikintu itabwiye abahanuzi ngo babivuge. Nta na rimwe, nta na rimwe, nta na rimwe, nta na rimwe. Mwitegure kwakira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Ndabwira wa wundi umwe Yesu yantumye. Ndizera ko ubu umwana w'ubugingo yumvise ubutumwa ijuru rimuhaye. Hari uwumvise pe, hari umwe wumvise, umwe yumvise. Yes. Abantu bazi ko bakina, kubera gukinisha Imana ntigire kibatwara. Niyo mpamvu kubera gukinisha Imana ntigire kibatwara, niyo mpamvu abantu bigira uko bashaka. Yes. Ibyo iyo ubu ni wavuze ngo ibyo hanze nibyo byamugezeho, ni ukuri. Nanga idini na systeme yaryo, ariko iteka sinzi ahantu ripfumurira, rikongera rigapfumura, rikongera rigapfumira, nkavumbura nkirukana, rikongera rigapfumura.
no wa mugani kuki tudakoresha autorite twahawe kubera iki no kubera iki yagangira umutima mwiza jewe ubundi nkunda abantu gira umutima ukunda ntago memuka jewe ntabwo memuka oya ntago memuka ahubwo ndahemukirwa ariko nabihitamo kuko ubiba abazasarura imbere je ntago memuka no nkunda abantu bamera neza none iyo nabaye nk'uko abantu bashaka niho ngo mpinduka mubi wo urumva ye Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana aho muri FDL ntago mwese muzapfa ngo mushire no ntago muzapfa ngo mushire na RDF ntago izapfa ngo ishishe kazasigara baki abanyepolitike bari hanze ntacyo mvuze abanyepolitike bari mu Rwanda urubanza ruhereye mu nzu y'Imana abo hanze bo bizacurikire niba amashami kavukire yarahwanyuwe ingurukira bizacurikire ese kwitaba bari abisirayeli muze duhunge Imana yihungiraho duhungire muri Yesu Imana yihungiraho tuve mu byaha muze duhunge Imana yihungiraho Imana yihungiraho bagusumirwa n'Imana yihungiraho duhungire muri Yesu umuhungu nawe Yesu amuha umugisha mwakagira Imana umuhungu rwose Imana ireba uko imugenza rwose ireba uko imigenza mu izina rya Yesu oh yes hallelujah hallelujah akoze Yesu agira ngo uwizeye akumva arashaka kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwe yapfukama akubaha Imana abasirikare cyane abasirikare muteze amatwi muri mu Rwanda akakantu mu gace mukabaye abasirikare bitwa abasirikare barimo gupakira bakabajyana nk'intama zigiye kubagwa ni ngombwa ibitambo byanyu amaraso yanyu agomba kumeneka ariko nibura abenshi mwagiye paradiso basi nibura niyo mpamvu mbwira ababyeyi ngo baze tuboroge bose ngo bisize verine yego Yesu ababyeyi kuboroga kubera batazasigara ari inshike ngo bose ngo bakoze pedikire ngo na manikire cyo nyamara mwitunganye mwakiriye Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wowe witwa kukijijwe wewe witwa kwakiriye Yesu mu bugingo bwawe ukaba wumva nawe nta mahoro ufite uzi impamvu nta mahoro ufite hari ubwaha n'utwaha n'akaha bipakiye muri wowe yes nta mahoro ufite hari ibintu urimo rutuntu hari ibikubuza amahoro ibyo bikubuza amahoro nuko nta Yesu urimo niho muzapimisha ujye upima ikintu kizagubwira ko nta mahoro nta Yesu ufite no kubura amahoro no kubera icyakubuza n'ibyaha wabisohoye ukabishyira hanze wabishyize hanze
kiranze ndavugana n'abitwa ko bakorera Imana nibo mvugana nabo noneho very simple kugira ngo ubuhoke nuko usohora ibyo ngibyo yes ariko iteka waba hari uwabiteye iteka ntabwo ari wowe wabikoze iteka nyine urebye iteka c'est-à-dire iteka none subwo iyo narcissisme se n'umwuka wera byahurira he sohora ibiri modani byo izo mborera sohora kuko ibyo wibwira si by'Imana yibwira yes irashaka kukubohora irashaka kukugirira neza ariko nayo irashaka kwihingingo ngaho rero ngaho muhereze uwabambwe agapfa kazuka musobanurire impamvu meze utyo kandi ashaka kukubohora ngaho bimubwira twumve article 1 article 2 napfukamye ubu byaranyebeye unkunda cyane unyanga nakanyanga cyane kati ntayo waho kwangewe no ako n'umwami wanjye nuko wish duhuje stati ako mwami Yesu uranyura koko sindirimbe heyo ariko Yesu uranyura gusa atari kubera ko hari cyo undusha abana no nagari kubera ko nera bikomeye ko nta cyankora ko etc no oya ariko ikinyaruza cyose mitavuga nti no genda hanyuma amaraso yose akanyeze niyo mpamvu murana amahoro yuzuye asendereye nk'uruzi icyumba cy'amahoro nta muntu ujya akoraho reka nkwibira ibanga wowe uteze amatwi akana mu gace mugaho abantu babuze amahoro nkwibira ibanga se amahoro yawe icyumba cy'amahoro niyo azagira nta wundi ufite urufunguzo muhu amahoro kutabuza imitima kudaca ibico kutarara ukora amaproje yo kumara abantu no gusebya abantu yes nta mahoro ufite nta Yesu urimo we nta Yesu urimo Yesu arimo ntabwo ushobora kugambana Yesu arimo ntabwo ushobora kugirira nabi umuntu Yesu arimo no yes ntabwo ari ngombwa ko abacamanza baza ngo procureur azashinje n'ibiki no ubwawe nta mahoro ufite kubera ibyo wakoze kubera ibyo urimo gukora nta mahoro niyo mpamvu nk'iki gihe nk'aka kanya Imana ibivuze iti ngaho wumvise tega neza amaboko ngaho ngwino subira muri risengesho vuga uti Mana data numvise ijambo ryawe numvise ko Yesu Kristo ari umwana wawe kandi ko wamwohereje mu isi kugira ngo amfire ndamwizeye kandi ndamwakiriye mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami umukiza n'umucunguzi mbabarira ibyaha byanjye byose ibyo nibuka n'ibyo ntibuka umpanagure mu gitabo cy'urupfu cy'abarimbuka hanyuma unyandike mu gitabo cy'ubugingo cy'abazabana nawe iteka amaraso ya Yesu Kristo umwana wawe nanyezeho ibyaha gukiranirwa n'ibicumuro urakoze data ko mbaye umwana wawe kubwa Yesu Kristo urakoze mwuka wera ko umfasha uhereye ubu ukanyobora uhereye ubu kugeza igihe uzampuza na Kristo mu kirere ndagushimiye data ko mpaye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu umwana wawe sezereye ubwami bw'umwijima uhereye nonaha ubu ninjiye mu bwami bw'umucyo aribwo bwami bwa Yesu Kristo umwami w'abami mwami Yesu ndagusezeranya ko uhereye ubu kugeza igihe nzavira mu isi ni wowe nzakorera gusa kandi mboneyeho gusabira n'agakiza abanjye bose
urakoze kunyumvise mu izina rya Yesu amen amen babandi bakinakina mu gakiza babandi bamenyera ibintu by'idini ngo babibayemo igihe ariko man babandi bitababuza gukora ibya gipagani babandi badakora itandukanye babandi bishushanya cyane inyuma niba Mikayire Gabriel niba Yayeri Ariyeri Uriyeri ya baba marayika babandi batacumuye basigaranye ariko imbere amasega kwishushanya mana we kwishushanya yo muri he mwebwe no reka mbabwire ikintu reka mbabwire ikintu ayiwe oya ntabwo nkivuga kino muri he ubwo mwabwiye Yesu akababohora mwabwiye Yesu ibyo bintu bibabamo birimo ndani imbere mwabimubwiye koko yemwe mwebwe muri mu Rwanda koko bwemeye kurimbuka mwebwe muri Burundi bashaka kujyana na Neva na CDD koko ubu kandi wenda nta nicyo yaguhaye kurya aba ba FPR wenda FPR we yaguhaye ibyo kurya wenda none buracyarya umuriro ubwo ngaho ni mujyane ariko se wowe wenda uricara isazi mu maso wabuze ibya FPR ugiye kubura n'iby'ijuru kuki uri pasiteri ngura apotre niba ibi bintu nzabica mu Rwanda niba aya mazina azavaho ntago mbizi niba azavaho umwuka wera bizagenda bite ko mfite ibikomere byabyo byinshi cyane uriyo uzabimvura uzabimvura we ndakwemereye ko uzabimvura koko ndabivuze numva birahari urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye niyo mpamvu dukwiriye twese kuba amaso tukarwana niyo mpamvu dukwiriye twese kurwana tugatsinda ndasohoza abagore bahishuwe ububyutse abagabo bahishuwe ububyutse n'urubyiruko ruhishuwe rw'ububyutse ariko ndabasohoza mbabwira nemye neruye ku rugamba rukomeye batabazi nitube maso batabazi nitube maso batabazi nitube maso batabazi nitube maso kuko iyi ntambara turwana turagomba kuyitsinda batabaye tube maso batabaye nitube maso batabaye nitube maso batabaye nitube maso kuko umwanzara tugarije ashaka kutugambuza urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye niyo mpamvu dukwiriye twese kuba amaso tukarwana niyo mpamvu dukwiriye twese kurwana tugatsinda. yes bavandimwe abagore bahishuwe ububyutse bakabuhariwe abagabo b'ububyutse bakabuhariwe urubyiruko rw'ububyutse rwakabuhariwe mwebwe ya tugomba gufata igihugu ya ariko amaraso agomba kumeneka of course yes nakundi
reka mbabwire amatangazo akomeye cyane. Nabibutsaga ko hari igiterane kizaba kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 5 z'ukwa 4 2026. Ndabibutsa kandi ko tugira intebe y'ubuntu buri wa 6 saa 3 z'ijoro isaha i Burayi, ariko mujye muza dufite ibihe byiza. Hanyuma rero mw'abantu mwe mutega amatwi mwumvira itangazo rya 3, muri tega amatwi mwumve neza. Mbabarire, tugiye kuzatangiza vuba cyane mu cyumweru gitaha gicanira itorero rya nyuma n'ibihugu. Reko Maria we, Maria Esther, ari Maria gusa ntabwo byemera. Ndavuze ngo ngiye gutangiza gicanira itorero rya nyuma n'ibihugu. Kizakora kuri chaîne yacu yitwa ubwiza bw'itorero rya nyuma. Isanzweho yari maze igihe idakora. Chaîne yitwa ubwiza bw'itorero rya nyuma, uhita ujya kwireba umenye ko ariho igicaniro kizatangirira nukajya ubura. Wowe Imana yagize ibyibwira, wowe munyentambara, tugiye mu ntambara y'umwuka, tugiye gushyiraho dukureho, tugiye gucana. Nzabibamenyesha. Mutega amatwi mwumve inimero ya 4. Tega amatwi tubyumva neza. Byumve ibigomba gukorwa, nibura ibigomba gutangirwa gukorwa bishobora kutarangira neza kuko umwaka ushigaje iminsi ngahe we. Umwaka ushigaje iminsi 14 ayowe. Ariko Imana we nibura bikavugwa bikaba byatangiwe, wenda byatangiwe yego. Umva rero igikomeye. Mu minsi iri imbere y'uko umwaka ushira, hadi inzongera mvugira itangazo. Ibi byose bishobora kuba mu mpera z'umwaka cyangwa umwaka utangiye, ariko mbivuze umwaka utarashira kuko biri mu bikorwa iby'Imana yavuze uyu mwaka ugitangira ibikorwa. Yesu rero yemeye ko ntangiza fondation mema. Mema Foundation. Nige wa mugore we tata we. Kuzimira saze. Kuzimo barahiye. Barokejwe. Je suis cette femme là. I am that woman. Yo. Kuzimo bye. Mema Foundation. Mema irimo amazina yanjye yose. Kuzimo barahiye. Ya Marie Esther murebwa iri mama w'amahanga, cyangwa murebwa iri Marie Esther mama w'amahanga, byose bikuye muri mema. Rero iyi fondation Yesu yashyigikiye cyane kuko n'amafaranga ararekereje kugira ngo barundemo. Ijuru rirundemo kuko ifite ibintu izakora bikomeye. We mwese muzana amafaranga mushyire muri Mema Foundation. Fondation Mema. Mujya muhamagara mumbwira muti duheka account turundeho. Ngiye kubabwira ibyo fondation izakora kandi birakomeye n'ibyo Imana ishaka. Yes. Ubu nivuga imfubyi uravuga ngo aha n'ubundi basanzwe bagira imfubyi noneho ngo bakazambura. Ntago ari imfubyi, ni imfubyi z'ubundi bwoko ugiye kuzabona niba Imana igutije kwaho. Bapfakazi b'ubundi bwoko, abatishoboye b'ubundi bwoko, abakene b'ubundi bwoko. Yes. Ariko igikomeye cy'akarongo, cyaho akarongo, ibi kubisobanura bira. Ikindi izakora kuko kurengera abagore bahohoterwa cyangwa abagabo bahohoterwa, ariko abiyitirira Imana, abitwa ko ari abakozi b'Imana bahohotera abagore babo cyangwa bahohotera abagabo babo. Yes. Ubu rero ubushakashatsi nakoze n'abadoktori b'abapsikologe nahuye nabo ngabo bagizwe gutyo abo ngabo bandi, kandi Imana yatumye giye bingeraho mu buryo buziguye. Iyi fondation rero abo bagore ni nabo benshi toujours
abo maze kuvugana nabo reka mbabwire baragomba kubahoka kuko abagabo babo bishimiye amagaro yabo barayatufa barayibya cyangwa abagore bishimiye amagaro y'abagabo barayabya yego ariko hari chaîne ya YouTube ngikoreye publicité kuko irabikwiye yitwa Inyifato ni y'umurundi kazi ni umpsychologue witwa mediatrice yes nyikoreye publicité rwose kuko yagize umumaro cyane Imana imuhumugisha Inyifato TV Inyifato 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 TV abagore mwahohotewe cyangwa abagabo mwahohotewe muzayirebe hariho ubuhamya bwinshi cyane hariho ubuhamya hari ubwo numvise bwo umudokiteri wize umugore mwiza cyane wize umugabo we ngo yajyaga abwira ngo ntacyo yakwimarira umugabo we ngo yajyaga amubwira ngo ntacyo yakwimarira ngo kandi ari umudokiteri akora ngo niko bica abantu mu bwonko bakababwira ngo ni ba useless ngo ntacyo bakwimarira ngo rero iyi fondasiyo izafasha bene abo bagore cyane kuko harimo n'abadokiteri harimo n'abazabafasha harimo abavoka harimo abadetektive Yesu we dufite ibihamya by'ego mana mushigaje kubona icyangombwa naho ubundi akazi ko karatangiye abagore mufite imihamagaro mwishwe nabi bababwira ngo ntacyo mumaze mukicwa nabi n'abagabo mubebera ngo kubera ngo abagabo ngo abagore ngo sinzi ukuntu babo kandi abo bose ngo bafite ngo izina rya Yesu ngo bakorera Yesu ngo n'abapastori ngo n'abapotre ngo n'abaprofete abo bose ariko iyo ndwara ngo yitwa narcissisme abo bakitwa ba pervers narcissique abo ngabo nta nubwo bashobora kwemera ko barwaye bica abandi gusa abo rero abadokiteri maze kubona baba psychologue bemeye gukora muri fondasiyo kandi bafite agakiza vive la révolution pa ngaya matangazo fondasiyo bushyiramo amafaranga menshi cyane yes ibi ni ibishya abagore yes nta n'umwe wababoshye reka da Yesu yarababohoye ntabwo mwashatse ngo kugira ngo mupfiremo ngo mube depressive kubera iki fondasiyo igiyeho kugira ngo ikore akazi n'abakozi barabonetse haleluya maze n'abadetektive barabonetse maze dufite n'ibimenyetso bifatika amadosiye au complet ok voilà oh non abasenga nituwe maso abasenga nituwe maso abasenga nituwe maso abasenga nituwe maso izi ntambara zitugose zirashaka kutunaniza abayobozi nituwe maso bayobozi nituwe maso bayobozi nituwe maso bayobozi nituwe maso kuko ibibazo bitugose birashaka kuduhemuza Mema Foundation alala ako Yesu uri mwiza gusa fondasiyo Mema ujye uyivuga uko ushaka ndumva iteye n'imbabazi yitwa fondasiyo Mema nike wa mugore bega nziza yo kurengera abantu disi mwuka wera akabohora abantu bagasobanukirwa imihamagaro yabo disi ntibabwirwa babwira ngo ni ba useless ni ba nasingi kuko iki
Yesu yarakuremye yaragupfira none ngo inasengi kuri yuzure si koko kuki kandi ngo nago bagomba kubivuga ko ngo bagomba ngo guba mu rugo ngo bakahama ngo ntibabivuge ngo bagize babibwira ngo kuba ngo bakaba ngo ntago bagandutse kuko kuganduka kwabo ngabo babica nabi ngo no gupfiraho ko Yesu no foundation mema fondation mema foundation. I am that woman. Aya matangazo muyiteho igitane kizaba du 3 au 5 avril 2026 intebe y'ubuntu ibaburi wa gatandatu 21h cy'Iburayi gicano gicanira itorero rya nyuma n'ibihugu kizakorera kuri chaîne ya ubwiza bw'itorero rya nyuma ni chaîne yacu ubwiza bw'itorero rya nyuma tuzajya tubana ndabizi kuko ikigiye gutuma tuzajya tubana nuko ibintu byose bigiye kuvuruga intambara hirya no hino noneho abantu bagaterwa hejuru hanyuma hakaza rero fondation mema je suis cette femme là c'est là même alléluia Yesu abaho umugisha mwese mubyumvise kandi mubyishimiye kandi muri fondation mushyiramo amafaranga menshi ashoka mushyiramo kuko ni fondation ya Yesu kugira ngo disabohora abantu be ibigiye kuba bitegurwe neza hanyuma ibintu bijye ku murongo byavuze izakora byose ubwo mugiye kuvuga ngo buriya se nibashyiramo menshi nazayarya uzayarya nyine ariko abanyarwanda mana yanjye abanyarwanda ko basa n'abayudara abadayimoni babakuye koko urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye niyo mpamvu dukwiye twese kuba maso tukarwana niyo mpamvu dukwiye twese kurwana tugatsinda. Iyo chaîne nakoreye publicité yitwa Inyifato TV. Yes. Niho bavuga ibyerekeye ubu burwayi mu kinyarwanda ntabwo tuzi ukuntu bwitwa. Pervers narcissique ntabwo mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ntabwo turamenya ukuntu byitwa. Yes. Iyi fondation izita kuri abo bagore no kuri abo bagabo cyane cyane. Haleluya. Haleluya. Urakoze Yesu. Ubwo rero ndumva araho dusoreje. Igiterane kizaba du 3 au 5 avril mu bihe bya Pasika igihugu nzakibabwira umwaka utangiye hanyuma intebe y'ubuntu buri samedi 21h gicanira itorero rya nyuma tuzabasobanurira ibyacyo iki ni hatari niwo muriro nicyo kizagaburira. Haleluya. Nibyo biryo by'itorero rya nyuma n'ibihugu. Haleluya. Kizakorera kuri chaîne yacu ubwiza bw'itorero rya nyuma hanyuma ratawe meze mema foundation ndimo kuyikunda cyane. Mema foundation mema nige wa mugore. Haleluya. Nige wa mugore n'amagambo Hana yabwiye Eli yamuyobewe arimo afata se wewe nkuzihe mada koko kuki ancienne adresses Yesu abagirire neza. Ndizera ko hari abakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwabo kuko nta kundi bafite babigenza. Ndizera ko nabari bafite amanyanga n'amanyangazi nabo bayasoye bakayihereza kira ku musaraba bagahinduka abazima bakagira. Ndizera ko uyu munsi ijuru ryungutse ukuzimu kugahomba ariko ababikora nkana mwumvise ibihano nabasabiye ngitangira rero. Haleluya. Mwami Yesu ndagushimiye rwose
ndagushimiye kubw'umwuka wera kuko wasobanuye ibintu neza cyane 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 cyane. Ndagushimira kandi n'ababyumvise, ndagushimira n'abakijijwe, ndagushimira n'abahindukiye, ndagushimira n'abahinduye, ndagushimira n'abayishuye muri rusange ububyutse. Mana we, ariko twagiriwe ubuntu kandi ndakwinginze ntitubupfushe ubusa. Haleluya. Ndagushimira ko wankunze hanyuma ko natekereje ugasanga ndo kwizirwa ngabira umurimo wawe. Ndagushimira mwami nabo wanshyizeho bankunda cyane urukundo rw'Imana. Amen. Ndagushimiye kandi ibintu byose biri imbere byose naguhaye avance y'amashimwe yibigiye kuzakorwa uriya mwaka wa 2026. Mana yanjye, Mana ishobora byose, intego nimwe batabazi, intego nimwe batabazi, intego nimwe batabazi, intego nimwe batabazi, icyo tuzira no gutsindwa, icyo tutazira no kurwana. Mwami Yesu Kristo, tuzira gutsindwa ntago tuzira kurwana. Intambara ni buri munsi ni buri kanya, kuko iyi si umwami wayo n'icyashinzwe, ariko gutsindwa ntago ari byacu, kuko deja turwana iyo we warangije gutsinda zamani. Mbabarira twumve uwo muyoboro tuwinjiremo, twinjire muri uwo muyoboro yuko twebwe turwana intambara we warangije gutsinda. Kristo umurwanyi w'ibihe byose kandi utsinda mbere y'uko urwana. Watsinze mbere y'uko urwana, iriya yo ku musaraba wayitsinze mbere. Ewe Yesu Kristo, ewe ibyawe nawe, ayo niyo mavuta yawe, ayo niyo mavuta twafashe yuko turwana kandi tukarwana neza kandi ntiduhushe. Wa mugani wa Paulo ati nakubita amakofi ariko ntago nyambusha. Yes, turarwana ntago duhusha, ntago mpusha. Mu izina rya Yesu Kristo, ibitari ibyawe biragatsindwa n'Imana, ariko ibyawe byose bihite bize. Abatari abawe batembereze, abawe bazane. Twifitiye umugabo wacu, twifitiye umugabo wacu, twifitiye umugabo wacu, twifitiye umugabo wacu, n'umurwanyi w'ibihe byose, atsinda mbere yo kurwana. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiye. Haleluya, haleluya. Yesu shimwe. Haleluya. Habaye ikibazo ariko turarangije. Yesu abahe umugisha. Twari tugize ikibazo cya connection ariko turasoje. Yesu abagirire neza mwese ababanye natwe. Kandi byose biba bikozwe mu rukundo uretse ko n'amashiraniro. Niyo mpamvu jewe nabwiwe kuba très sévère, kuba très sérieuse muri uyu muhamagaro. Yes, kugira ngo munabimenye. D'ailleurs bizari rappel, Imana niyo kima rappelé, irambwira iti ba sérieuse. Plus que ça, urumva uranyumva neza. Plus que ça, tu vas très sévère. Plus que ça, urumva rero. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye twese kuba maso tukarwana.
bene tabakundwa yes ya ibyo nababwiraga ndabwirwa ya kugira ngo mbe très sérieuse très sévère voilà kandi hamwe na Yesu namwe murabizi hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho bwira inyangabirama hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho bwira ababeshya Yesu hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho pamoja na Yesu Kristo mimi ni mshindi zaidi avec Jésus Christ je suis plus que vainqueur with Jesus Christ I am more than conqueror elongo na Yesu Kristo nazali koleka molongi nga ndine Yesu Kristo nze nsinga omuwanguzi ongero bambwirire mu kirimi bumva kandi bakizwe bagere ku musaraba ubashwanyaguze maze Yesu yongera abakore ubushya hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho inyongezo hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho